ariko kandi ni mu gihe umuhoza wanjye wadutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shinge urakoma. Ariko byose bisimburana umuhoza wanjye wadutiye benshi mwiza w'uri umuziranenge uwo mu mata wateze neza mbega shenge urakoma. Wibaza byinshi ku mwana ukunda ugasanga ari kure cyane maze wapima iki kirere ugasanga utagiheza umuhoza wanjye wadutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urakoma. Yose TV. Wibaza byinshi ku mwana ukunda ugasanga ari kure cyane maze wapima iki kirere ugasanga utagiheza umuhoza wanjye wadutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata wateze neza mbega shenge urakoma. Gira umutima wihangana kandi ujye uhorana icyizere ko hari igihe ibi byose bizashira maze twembi tukabonana umuhoza wanjye wadutiye mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata wateze neza mbega shenge urakoma. Ndorija Claude. Yose TV. hanagura ayo marira nzaguhoza tubonanye simbirange uhorane n'Imana mwiza wuzi ubuhongano umuhoza wanjye wadutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata wateze neza mbega shenge urakoma mbega shenge urakoma.